tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Bagiriwe ubuntu bakizera umurimo Kristo Yesu yakoze ku musaraba Igorogota, bakamenya neza badashidikanya ko bakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu. Imana ikomeze kubaha kunezerwa banezerewe muri Kristo Yesu. N'umunezero rero, ndetse mu by'ukuri Imana nanjye ndayishimiye ko inciriye inzira ikampereza nanone aka kanya kugira ngo tuganire. Iki kiganiro mukigezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Kuri uyu mugoroba rero uwo muri kumva avuga ni Musabyimana Yosefu Mugisha. Nanjye nagiriwe neza na Yesu, ndi umukiranutsi mbikesha kwizera igikorwa Kristo Yesu yakoze, ntabikesha imirimo yanjye, ahubwo mbikesha kwizera ko Imana yankuyeho urubanza rw'ibyaha ikoresheje Kristo Yesu. Turagira rero ngo uyu mwanya dushimire Imana, kubera ko ariyo mugenga wa byose kandi ko ariyo iducira n'inzira kugira ngo tubashe kubagezaho ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Imana ihimbazwe. Mana Data, mu izina rya Kristo Yesu ndagushimiye muri uyu mwanya, ngushimiye igikorwa gikomeye wakoze cyo gutanga umwana wawe Yesu Kristo, akaza mu isi agasiga ubwiza, agasiga icyubahiro yari afite mu ijuru, akaza mu isi akambara kamero k'umugaragu w'imbata, akishyiraho ibyaha byacu ndetse yarangiza akabizira, kugira ngo nitwizera icyo gikorwa yakoze biduheshe kujya mu ijuru. Ndetse ngushimiye ko ku musaraba ariho warangirije byose, ubwo amaraso yawe yamenekaga tugakurwaho urubanza rw'ibyaha warakoze. Reka ngushimire kuri umugenga wa byose, nanone ngushimire n'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, kubera ko ukomeza kugenda uturindisha nanone imbaraga zawe, uhimbazwe muri byose. Uyu mwanya rero iki kiganiro reka gitambuke ariko mu mbaraga za Mwuka Wera, bateze amatwi bafungure amatwi y'umutima, ndetse kugira ngo uyu munsi nibumva ijwi ryawe be kwinangira umutima, ahubwo bugurure kugira ngo mubane, icyubahiro gikomeze guhimbazwa no gusingirizwa mu bakwizera n'abakwemera none n'iteka ryose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Iki ni ikiganiro kandi munakurikirana kuri YouTube, ndetse ufite telefone nini ushobora kwandikamo Ijuru Ntirikorerwa TV, ugakomeza nanone gukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza, ukakomeza kumenya uburyo ki Imana yatangiye ijuru ubuntu binyuze muri Kristo Yesu. Kandi no ku rubuga rwa WhatsApp naho wakwandikira iyi nimero 07844257, nayo ikabasha kugushyira ku rubuga rwa WhatsApp kugira ngo ukomeze gukurikirana ijambo ry'Imana, uniyumvira ubuhamya bwa benshi bakijijwe bakaruhuka, ubu bakaba bifitiye ijuru bakesha kwizera igikorwa cyakozwe na Yesu Kristo wenyine. Imana ihimbazwe. Ndagira rero ngo kuri uyu mwanya tuganire amagambo y'Imana, ijambo ry'Imana Imana impaye ndetse yashyize ku mutima wanjye ry'ubutumwa bwiza kugira ngo mbashe kuribagezaho. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohani, igice cyaho ni cya 6, turasoma umurongo waho umwe wonyine gusa.
wa 28 ariko turaza no gusimbuka dusome umurongo waho wa 40. Abafite Bibiliya ndetse n'aba bazifite muri telefone mwareba kugira ngo dufatikanye gusoma iri jambo. Haravuga ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Reka nsubiremwo. Haravuga ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Umurongo wa 40 haravuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki, no kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Reka dusubiremwo. Haravuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki, no kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Imana ishimwe cyane. Aya magambo dusomye nkuko ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Abantu benshi bibaza ukuntu ijuru ridakorerwa ari ubuntu, ndetse abantu benshi bagatekereza uburyo cy'umuntu yajya mu ijuru, imirimo ye, ingeso ze, amasengesho bitabigizemo uruhari. Bakabyibazaho cyane, batese umuntu yajya mu ijuru adakiranutse ku gato na kanini, ngo yumvire amategeko y'Imana, yumvire amategeko y'Imana, yabasha kujya mu ijuru gute ibyo bintu atabyubahirije? Ese umuntu yajya mu ijuru nta mirimo y'Imana yakoze? Niko abantu benshi baba babitwaye mu mitima yabo, bati kujya mu ijuru, bamwe batitu bakajya muri za korari, abandi bakaba abayobozi b'ibyumba by'amasengesho, abandi bakaba bahagarariye ibikorwa bimwe na bimwe mu by'iyobokamana, ndetse ibyo bikorwa bakabikora mu by'ukuri bavuga bati Imana izabishingiraho iduhereze kujya mu ijuru. Bati dore ko ijuru ati ritwaranirwa, ati kandi intwarane zikarigishamo imbaraga. Abenshi bagakunda nyirizina nyine no kwitwaza n'ibyanditswe bimwe na bimwe, baba batanasobanukiwe nyine, kubera ko ijambo ry'Imana si n'inyuguti, ijambo ry'Imana ni umwuka. Nkuko ijambo ry'Imana nyine rivuga ko Yesu nawe yaravuze ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi amagambo mbabwira niyo bugingo. Abantu benshi nyine baba bazi ijambo ry'Imana bunyuguti, ariko ijambo ry'Imana si inyuguti, ahubwo ijambo ry'Imana burya ni umwuka. Iyo wahishuriwe rero iryo jambo iragukiza kandi ukumva uraruhutse. Narindi kwivugira rero uburyo cy'abantu benshi baba bavuga bati dukora ibi n'ibi, twagira imyitwarire myiza iyi n'iyi, twakora ibi n'ibi, twasenga muri ubu buryo, twakora gutya na gutya, mbese Imana ikazabitwibukiraho ikaduhereza kujya mu bwami bwayo. Ariko reka mbabwije ukuri rwose guhura n'ibyanditswe byera, mbabwire ngo ibyo bintu abantu bitwaza bavuga ko bazajyanwa mu ijuru n'imirimo bakora ndetse bakayivuga nk'aho ari myinshi, ni ukuri ntabwo ari ukuri uko nguko, ni ikinyoma ndetse ni ukuri cyambaye n'ubusa. Hari n'ukuntu turirimba n'indirimbo bati ati tuyikorere izaduhemba, ati hari impamvu Imana izatwibuka, ati nuko twakoze neza buri munsi tudacogora, ati nitumara kwambuka Yorodani, ati tuzicara dusoroma imbuto, ati tuzazirya nta kibazo dufite, ati kubera ko tuzaba twarazikoreye cyangwa tuzaba twaraziruhiye. Ayo makorasi, izo ndirimbo mugenda muzumva, ariko reka mbabwize ukuri
ukuri kweruye izo ndirimbo ntabwo ari ukuri. Ntabwo Imana yazaguhereza ijuru ryayo kubera ko wakoze neza buri munsi udacogora. Ntabwo ijuru ry'Imana yariguhereza ngo nuko ngo wazaba warariruhiye, uzaba wararikoreye. Icyo ni ikinyoma. Ahubwo ukwiriye kumenya noneho ahubwo ko hari uwakoze, wamara kumenya igikorwa cyakozwe na Yesu gusa ukakizera mu mutima wawe, wamara kukizera ukaruhuka, ukaba amahoro, ukicara uzi neza ko wabonye ijuru ubikesha Yesu gusa, nk'uko tugiye kubisobanura. Aya ni amagambo rero Yesu ubwe yivugiye ubwo abantu bari bamusanze ari benshi cyane. Yarasanzwe n'abantu benshi, dore ko abari bamusanze bari kumubaza aya magambo dusomye avuga ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Yari yakoze igitangaza, agaburira abantu bagera mu 5,000 utabariyemwo abagore ndetse n'abana. Yahagaburiye abantu, yatubuye imigati n'amafi, abantu bararya ndetse baranahaga. Bongera rero kuza kumushaka kugira ngo yongere abahereze ya mitsima, yongere abahereze ya mafi, yongere abakorere igitangaza cyo kubagaburira nk'uko yari yabibakoreye ubwatambutse. Dore nitwo ari nako n'ubu abantu benshi batwayemo Yesu. Abantu benshi burya kenshi si nuko baba bafite inyota yo kujya mu ijuru, ntabwo abantu benshi baba bafite inyota y'ubugingo buhoraho. Burya benshi mbona bamwe batanibaza kurimbuka, ntibanibaza ku ijuru, ahubwo niyo ubona abantu bari gusenga, bamwe bari gusenga bati Mana wantabaye ukankura mu bukode, kubakodesha urugero, atukampa inzu, Mana uzanyambike, Mana uzampe urubyaro, Mana uzampe umugore mwiza, Mana uzampe umugabo mwiza, Mana uzampereza imyenda, Mana uzampe kwiga amashuri nyarangize. Iyo usanze abantu hanini bari no mu masengesho bari gusenga, ibyifuzo byabo baba bari gusaba Imana ngo ibakorere, ni bisa nkaho ari ibyina hangaha, ari ya migati nyine nk'uko nabo bari baje gushaka Yesu, ariko atari intego yo kugira ngo bumve ijambo Yesu ababwira ribakize bamwizere, ahubwo bazanywe nuko yakongera gutubura imigati, agakora igitangaza, agatubura amafi bakarya. Nico nubundi cyari kibazanye n'ubundi. Ariko intego ya Yesu nubwo nubundi ibyo ngibyo abikora, ndetse abamaze gukizwa nawe ni nabo burya bakwiriye no kumushimira, kuko dore baba bafite n'ibyo, baba bafite n'uburyo bwo kumushima. Ariko nyirizina intego yazanye Yesu ni ukugira ngo tubone ubugingo, ni ukugira ngo utazarimbuka, ni ukugira ngo ubone ubugingo buhoraho, ni ukugira ngo uzajye mu ijuru, ni ukugira ngo utazajya mu muriro. Si ukugira ngo wubake amazu, siyo ntego yazanye Yesu. Si ukugira ngo wubake amataje, si ukugira ngo ugure amaka, si ukugira ngo uhinduranye amakoti, si ukugira ngo uhinduranye ibitenge, si ukugira ngo uhinduranye amajipo, si ukugira ngo uhinduranye inkweto. Ntabwo yariyo ntego yazanye Yesu mu isi. Intego yamuzanye ni ukugira ngo wowe umwizere, ni ukugira ngo utazarimbuka, ni ukugira ngo utazajya mu muriro utazima. Niyo mpamvu ibyo bintu ukwiriye kubitega amatwi cyane. Baramusanze rero, bagirana ikiganiro nawe, baramubaza bati Mwami tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Bo banamubajije imirimo nk'abamubaza myinshi, dore ko abantu nuba ariko baba babitwaye, baba bumva bakora imirimo myinshi, bakandikisha mu ijuru, bakaba bazi ko Imana ifite igitabo yandikamo ibyo bakoze, ikazabyandukura ibahamagara mu ijuru, bati nimuze mwakoze ibi n'ibi, nimuze mu ijuru ndaribahembye. Oya, nabo ikibazo bari bafite ikibazo cyo kuvuga ngo Mwami tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Mwumvire ijambo ukuntu rikomeye. Bamubajije imirimo, ariko Yesu agiye kubasubiza ntabwo yabasubije imirimo nk'aho ari myinshi.
ahari amagambo ujya uyasoma, ahari aya magambo ushobora kuba ujya unayumva, ushobora no kujya unayasomerwa, ariko wenda ukanayasobanurirwa mu buryo butari nabwo. Ariko Yesu bamubajije imirimo, ntabwo yabasobanuriye imirimo ngo ababwire ngo imirimo y'Imana ngiye, ahubwo Yesu kubasobanurira yarabasobanuriye ngo umurimo w'Imana. Bamubajije imirimo, wagiye kubasubiza abasubiza umurimo, arabasubiza ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Ndetse navuga iri jambo ko ari abantu benshi bakunda kwitwaza ijambo rivuga ngo mbese ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, aho wenda naho ndanahagera, ariko ndagira ngo mbabwire ko kwizera Yesu ubwako ni umurimo ndetse ufite n'ingororano yitwa ubugingo buhoraho. Ku murongo twasomye wa 40 mwumvishije ko Yesu n'ubundi yongera gusubiramo amagambo ababwira, ari kubabwira ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Urumva ko kwizera kutagira imirimo ubwo ntikubaho, kubera ko kwizera ubwako ni umurimo ndetse ni umurimo ufite ingororano yitwa ubugingo buhoraho. Dore kandi impamvu kuba ari umurimo ubwako nuko twizeye, ntabwo tuba twizeye amagambo, ahubwo tuba twizeye igikorwa Yesu yakoze, kandi igikorwa Yesu yakoze tukizeye, ubwo tuba tubonye ubugingo buhoraho tubikesha igikorwa Yesu yakoze. Niyo mpamvu rero Imana yagaye ibikorwa by'umuntu. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko Abrahamu, usomye urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma nko mu gice cya 4, hari amagambo avuga ngo iyaba Abrahamu yaratsindishirijwe n'imirimo ngo abafite icyo yirata ariko si imbere y'Imana. Ngo mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ngo ntibivuga ngo Abrahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Aha, ntiwumva ko Abrahamu nawe yaza kuza kuba yaratsindishirijwe n'imirimo? Yo tuvuga gutsindishirizwa ni ukugirwa umukiranutsi, cyangwa ni ukugirwa umwera, cyangwa ni ukugirwa intungane, cyangwa ni ukugirwa umutagatifu, byose ni ijambo buriya rimwe. Iyo Abrahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba yarafite icyo yirata, ariko ibyanditswe byera biravuga ngo ntabwo ari imbere y'Imana, ngo kuko imbere yayo ari nta muntu n'uyu n'umwe watsindishirizwa n'imirimo, ahubwo ko Abrahamu nawe yatsindishirizwe mu by'ukuri no kwizera Imana. Niyo mpamvu Imana ihakana imirimo y'umuntu, niyo mpamvu Imana ihakana ibikorwa byiza by'umuntu. Hari ushobora kwibwira cyangwa we wakumva mvuga ukagira ngo gukora neza ni bibi, ukagira ngo kugira ingeso nziza ni bibi, ukagira ngo ibikorwa byiza kubigira ni bibi, ukagira ngo gufasha imfubyi, ukagira ngo kwambika abakene, ukagira ngo gucumbikira ababuze aho bacumbika ni bibi. Oya, ibyo bikorwa ntabwo ari bibi, ariko niye mpamvu Imana itigeze ibyemera ngo ivuge ngo ibikorwa by'umuntu byamuhesha kujya mu ijuru. Dukunda kubivuga kandi tuzahora tubivuga, nuko umuntu ari umunyabyaha. Ndetse impamvu umuntu si umunyabyaha nk'aho umunyabyaha akuze, ahubwo ni umunyabyaha muri kamere ye. Ndetse uku kuba umunyabyaha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, rivuga ko abantu bose bahindutse abanyabyaha, babaye abanyabyaha igihe Adamu yakoraga icyaha, akarya ku giti cy'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi, Imana yamubujije kukiryaho. Ndetse ijambo ry'Imana rikavuga ko umunsi yakiriyeho no gupfa azapfa, niko Imana yari yamubwiye. Mwumve iki giti ngo ni icy'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi. Adamu akimara kurya kuri iki giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, muri we hahise hinjiramo kamere y'icyaha. Muri kamere muntu rero niho hakomokwamo kumenya gukora neza, ariko hakanakomokamo kumenya gukora nabi. Ibi ni ibintu umuntu aremanye nabyo, ibi ni ibintu umuntu avukana. Niyo mpamvu ibikorwa byiza by'umuntu Imana itabyemera, kuko izi ko bituruka muri kamere
ejo n'ubundi kamere yongera igaturukamo ibibi. Imana izi ko muri kamere yawe harimo gufasha rwose imfubyi n'abapfakazi, ariko Imana izi ko muri kamere yawe harimo no gutukana. Imana izi ko muri kamere yawe harimo amasengesho, ariko izi ko muri kamere yawe harimo umujinya. Imana izi ko muri kamere yawe harimo gufasha abakene, ariko Imana izi ko muri kamere yawe harimo kubeshya. Yesu niko yavuze, yaravuze ngo umutima w'umuntu ukusanyirijemo ibibi byinshi, ngo kubera ko mu mutima w'umuntu ariho harimo kubeshya, kwica, kugambana, kuroga, kugomanwa n'ibindi. Ibyo bintu biri muri kamere muntu. Impamvu rero Imana itakwemera ko ibikorwa byawe byiza byaguhesha kujya mu ijuru, nuko ibikorwa byawe wowe unteze amatwi ntabwo byaba byiza ngo bibe byiza 100% ku buryo bibasha kukugira umukiranutsi imbere y'Imana. Kubera ko ibikorwa byawe byiza ejo n'ubundi hagaragaramo ibindi bikorwa byawe bibi. Sinavuge nk'ejo, no mu mwanya, no mu munota, no mu isogonda. Niko Paulo yanditse mu Baroma igice cyaho cya 7, yaravuze ngo ngerageza gukora icyiza ariko ikibi kikantanga imbere. Aravuga ngo nuko ibyo nukuvuga muri kamere yanjye ko nta cyiza kimbamo, ngo kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora kukaba ari ntako. Uko niko umuntu wese ukomoka kuri Adamu ameze. Nukuri wowe unteze amatwi, nukuri wowe unyumva, nawe ujye ugerageza gukora neza ariko ukabona nibibi byagutanze imbere, ukabona urabeshye, ukabona uribye. N'urugero ntanga, ibyo biba muri kamere muntu. Sinavuga ko kwiba ari byiza, sinavuga ko gusambana ari byiza, sinavuga ko imigenzereze mibi ari myiza, ahubwo nuko Imana izi ko nubwo ibyo utabikora ariko Imana izi ko bituye muri wowe. Niyo mpamvu itakwemera ibikorwa byawe, kuko izi ko muri wowe harimo gukora neza ariko ikabizi ko harimo no gukora nabi. Niko muri kamere muntu hameze. Niwuse rero Imana ikabizi ko uri umunyantege nke ku buryo ibikorwa byawe byose byiza yarabigaye. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ibyo umuntu yakora byose, n'umwete we wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kugukuraho ibyaha. Iyo mimerere y'ukuntu umuntu yavutse ameze, umuntu yaranduye arangirika. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya igice cya 2 ku murongo waho wa 6. Hari ijambo rivuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro nta hazima umuntu afite, ngo ni ibisebe binuka bitigeze gukandwa, ngo haba no kubobezwa utuvuta. Imana yabonye ko wanduye ryari, Imana yabonye ko wangiritse ryari, ni igihe Adamu yamaraga gukora icyaha, nawe umukomokamo n'abamukomokamo twese tukaba duhindutse abanyabyaha ariko imbere y'Imana. Ndi kuvuga ko imbere y'Imana ariho umuntu adashobora kuzuza ibikorwa byiza 100% ngo bimuheshe kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nico gituma Imana yagaye ibikorwa by'umuntu ndetse ikabyita ubushwambagara bufite n'ibizenga. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya ibice byo 62 umurongo waho wa 5. Havuga ko ibyo umuntu yakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara ndetse ngo bunafite ibizenga. Impamvu Imana igaye ibikorwa byiza by'umuntu nuko gukiranuka k'umuntu kudashobora kubukuzuye 100%. Niyo mpamvu Imana ibigaya. Ibikorwa rero byawe byiza byakwemeza umuntu umeze nkawe, ntabwo byakwemeza Imana ngo biguhindure umukiranutsi imbere y'Imana. Rero kugira ngo ujye mu ijuru, ubwo Imana igaye ibikorwa byawe, ikagaya amasengesho yawe, ikagaya amaturo yawe, ikagaya ibya 10 byawe. Dore ko ari na benshi bavuga ngo ibyo bitanze ahari byakuzuza gukiranuka kwawe, bikaguhesha kujya mu ijuru, bikaguhesha ubugingo buhoraho. Icyo ni kinyoma ndetse kinakomeye. Nta kintu na kimwe cya muntu Imana yashingiraho ngo kimuheshe kujya mu bwami bwayo, ngo kimuheshe kuba umukiranutsi n'iki na kimwe. Ndi kwihuta, ndagira rero ngo ngutangarize iri jambo, ariko nkubwira umurimo noneho Imana Yesu yakoze wemerwa imbere y'Imana. Niyo mpamvu mwumvishije Yesu avuga ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo
yatumye. Nuko uw'Imana yatumye ari we Yesu Kristo, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko itatumye umwana wayo guciraho abari mu isi ho iteka, ahubwo yamwohereje kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe. Uwo ni Yesu Kristo Imana yohereje mu isi, aza mu isi yambaye umubiri w'abantu ariko adafite kamere muntu, kuko ya kamere muntu niyo ituma udashobora kumvira iby'Imana isaba byose ngo byubahirize 100%. Imana yohereje Yesu rero nk'umucunguzi wawe, aza mu isi yambaye umubiri w'abantu, avukira muri Bikira Mariya, yambarira umubiri wawe, yambarira umubiri wanjye muri Bikira Mariya, ariko adafite kamere ya muntu. Arazaza mu isi, aje muri iyi si akora ibyiza byose ari wowe abikorera. Yesu ibyiza yakoze, yumviye ya mategeko yose wowe yakunaniye kubahiriza, akora ibyiza 100%, anonosora iby'amategeko yasabaga ari wowe abisaba, kugira ngo ibyo bintu Yesu ari gukora, ari kugukorera wowe, iyo mirimo Yesu ari kugukorera ikubarweho, iguheshe kujya mu ijuru. Ntabwo Yesu yikoreraga ngo bimuheshe kujya mu ijuru, kuko niwe nyiraryo, kuko niwe wariremye. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana. Mu byaremwe byose nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Urumva ko Yesu rero niwe waremye byose, ntabwo yari ari kwikorera ibyiza ngo bimuheshe kujya mu ijuru, ahubwo yabikoreraga wowe wavutse uri umunyabyaha, kugira ngo bikubarweho biguheshe kujya mu bwami bwo mu ijuru. Rero Yesu yakoze ibyiza byose, akiranuka hano mu isi, birakunda kuko n'ubundi nawe gukiranuka. Niko ijambo ry'Imana rivuga, arabishobora ariko ari wowe wabikorera ngo ibyo bintu bikubarweho. Ijambo ry'Imana rero rivuga ko Imana imaze kubaraho Yesu ibyaha byawe, ni nako nawe yari kubazeho gukiranuka kwa Yesu, ari byo byabikorwa nyine byiza Yesu yakoze ngo bikubarweho nk'aho ari wowe wabikoze ibyaha byawe, kuko Imana yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibyaha byawe byose uko bingana bibarwa kuri Kristo Yesu, bimaze kumubarwaho hatabuzeho na kimwe. Wijya mu mibare y'ibyaha bikusanyije muri kamere muntu, ni byinshi cyane. Imana yabazeho Yesu intege nkeya zawe, arizo wibonyeho ejo, arizo wibonaho none, ari nizo uzibonaho ubutaha. Imana ibimubaraho, imaze kubimubaraho byose abahindutse icyaha. Amaze guhinduka icyaha ajya no guhanwa igihano cy'abanyabyaha. Nawe ububazweho kwa gukiranuka kwa Yesu, ariyo ya mirimo ya Yesu. Ndi kukubwira rero ngo uwizere ibyo Yesu yakoze, kubera ko yaguhaniwe mu cyimbo cyawe, ajya ku musaraba azira ibyaha byawe byose, amena amaraso ku musaraba. Amaraso ya Kristo Yesu abinyishyu, yishyura ideni ry'ubunyabyaha wavukanye kavukire. Yesu arishyura, biranarangira, arapfa arahambwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, azurirwa kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Gutungana kwa Yesu niko kwabaye ukwawe. Mu maraso ya Kristo Yesu wabaye umukiranutsi. We kwikomeza kwibaraho ibyaha, we kwikomeza kwibara nk'umunyabyaha, kandi Yesu yarabibazweho akanabihanirwa, ngo ibyo nubyizera nawe biguheshe kujya mu ijuru. Nicyo rero Data ashaka, ni ukugira ngo niwitegereze umwana, si ukwitegereza umwana nk'ikindi, ni ukureba imibabaro Yesu yababaye azira ibyaha byawe, ngo umenye ko Yesu ibyo yazize ari byo wari kuzira bikakurimbuza ukajya mu muriro utazima, ngo umenye ko ku musaraba Yesu yarangije byose, yakubabariye, yakwejeje kw'ibyaha byawe. Wizere ibyo uba ubonye ubugingo buhoraho. Icyo Data ashaka rero nicyo, nuko ukwiriye kwizera ibyo Yesu yakoze, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo uhoraho. Kwizera Yesu gusa nibyo bihesha ubugingo buhoraho, ariko tumwizeraho ibyo yakoze, tumwizeraho ko yabazweho ibyaha byacu, natwe tukabarwaho imirimo yiwe yose, ibyaha bikamujyana mu gihano, natwe gukiranuka kwe kukaduhesha kujya mu ijuru.
va mu bubata, va mu mwijima, va mu kinyoma. Ni amakuru nkubwira y'ibyo wakorewe, ngo yizere nawe wibonera ubugingo buhoraho, wibonera ijuru, kuko warihawe ku buntu, watsindishirijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri twe, ntibyavuye no ku mirimo, ahubwo ni impano y'Imana. Akira impano y'Imana wowe unyumva, akira impano y'Imana wowe uteze Radio Country FM amatwi, akira impano y'Imana ijuru warihawe nk'impano. Ruhuka, Imana ihimbazwe. Reka rero dusangire ijambo uyu mwanya n'abatwumva. Nakubwiraga ko ukwiye kwizera ibyo Yesu yakoze, ukaruhuka, ukava mu buyobe, ukizera igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu, kuko icyo Data ashaka ari uko wizera Yesu nawe ugahabwa ubugingo buhoraho. Reka rero mbabwire nimero muhamagaraho, ni 0782 44 21 Tigo ni 0783 83 05. Ni karibu muduhamagare dusangire ijambo, mwebwe abari baduteze amatwi tubahaye ikaze kugira ngo dusangire ijambo. Ngiki cyambu cy'amaraso ye, wirohehomo wamutindiwe, he kuba n'agace na gato wasiga katuhagiwe. Alo Country FM. Okay, Nazara ndi Karongi. Ndakumva. Azariya? Ni Azariya? Yego ndakumva cyane. Naye ndimo mvuga ko nyine ibintu muri kuvuga bari ukuri, kuko nanjye agakiza kanyijije cyangwa se wahijije nanjye yanyijije, ndi kumva ubutumwa bwiza kuri radio. Amena. Rero ntangira mbyumva nk'uko abantu batangira babyumva. Ahasigaye ubwo kakora ntangira mbirwanya mvuga nti ibyo bintu ni ibiki. Ariko biza kugeraho biramfata, numva koko ubutumwa bwiza, numva koko icyazanye Yesu kudukiza ko ari ukugira ngo amanuke ku musaraba, apfe, ahambwe, anazuke. Ariko icyo gikorwa yakoraga ari njye gikorera, noneho ninjizera mbe mbawe icungu cyangwa se mbe mpawe ijuru, ariko bivuye mu iyo mikorere Yesu akoreye. Amena. Ibyo bintu rero ni ukuri, Yesu Kristo yatanze ijuru ku buntu ku bamwizera bose. Amena. Imana yayitanze rimwe gusa igihe Yesu yazaga mu isi, avuga ko ibyaha by'abantu byose abyishyizeho. Amena. Ndetse anavuga yuko ubwo nyamanikwa hejuru y'isi aziyeherezaho amahanga yose. Amena. Yarabikoze rero, nanjye mubo yabikoreye ndimo, nanjye narabyizeye. Yego mwene data. Nemeye ko ijuru Imana yaritangiye muri Yesu, burya apfuye mbamfanye nawe, ahambwe mbampanywe nawe, ariko nazutse nyine mbanzukanye nawe. Amena. Nitwa umutagatifu, ndetse mbambaye umwana w'Imana. Amena. Ubu nateka nzacibwaho. Imana ishimwe mwene data. Ibyo bintu umuntu abyizeye yumva mu mutima byumvikanya, kumva araruhutse. Amena. Ndetse agatangira no kuvuga ubutumwa bwiza, iki kintu Imana yamukoreye mu mutima, agatangira kumva yanangiye ntanga nk'akagero. Urabona, uramutse ufite umwana mu nda, ntabwo wayoba kutwite. Yego. Niyo ufite Yesu urumenya ko nyine icyambira guha amahoro mu mutima. Cyaka ukumva ntabwo uzarimbuka hashingiye uko wari ufite ubwo uzarimbuka. Ikindi ukumva ukeneye ukunze ibyanditswe, ugakunda abana b'Imana nk'abasizwe nkawe. Yego. N'ibindi byinshi cyane. Rero muvandimwe, numvaga nyine ndi kuvuga nti nyine ni ukuri abantu nibizere. Yego. Nanjye urumva ndi Karongi, ariko mutekereze abantu bose bari kumva radio ndahari. Ni ukuri, ni uko bitangira, ni uko biza, nibabyizere bahabwa ubugingo buhoraho umugoroba barara nijoro. Amena. Imana ihimbazwe ku bwa Yesu. Imana igushimirwe muvandimwe. Azariya nawe Kristo Yesu yamugiriye neza, yamenye ko Yesu yazize ibyaha bye, ko we atazabizira, ko ibyo yagombaga kuzira ari byo Yesu yazize. Imana imushimirwe cyane. Tukomeje kubabwira inkuru nziza, hari n'undi nawe waje, reka tumwakire. Country FM. Country, turabumva cyane, muri bande muherereye he? Witwa Yves Biruta. Inosa, wumvisha ikiganiro ko Yesu yakwihereye ijuru,
ku buntu bidakorerwa wateze amatwi. bo rero Yego. ngende mwene data cyane ko bwangiye narizeye. Okay, amina. bo nahawe ijuru mbikesha Kristo. Yego. we wamanutse mu ijuru aje kunshaka. Amena. akanzanira ijuru ku buntu. kuko buriya twanatanga n'ingero ku bintu biba byaragiye bitubaho mbere y'uko dukizwa. Yego. urabona mu gusenga nagiye nsenga kenshi cyane, nsengera ahantu hatandukanye mu butayu. ariko narebaga uburyo iyo narangizaga gusenga cyangwa mvuyeyo nta kintu cyahindukaga. Nta n'icyahinduka. noneho aho mariye kumva ubutumwa bwiza numva urubanza rwari mu mutima rurarangiye. Amena. numva gucungurwa nyine, numva koko ya maraso nyine angezeho. Amena. ari nabyo nyine abantu nyine tukunze kuvuga nyine ntabwo babasha kubyakira kubera ko atari ibyabo, ariko Imana iyo ibibageneye barabyumva. hari itandukaniro rero ry'umuntu utarakizwa ndetse n'uwakijijwe rirahari cyane. kuko twebwe iyo tubyumvise ahubwo twe tuba turi mu munyenga, twe twamaze kubibwirwa. Yego mwene data, Imana igushimirwe cyane. ntuje bene data bari aho ngaho Igihundwe. Yego mwene data, umva ubansurize cyane na ba Eugene ku Nkanka. Yego ubwo barakumva. n'abari ku Burege bose wabwira ati nimukomeze mwishime ahubwo dutumbire iyo tutaramenya. Amena. Iwacu iwabo wabizera. buriya no gukomeza kureba ibyahazaza, apana kureba ibyanga, tureba ibi ntabwo ari ibyacu. Iwacu harahari, ni mu ijuru. Imana aradutabaye, yatugiriye neza ku bwa Yesu. tunasengera nyine abantu baba batarabimenya bagirirwa Imana nyine bagirira ubwo buntu. Turakomeza tubasabira, ndetse iyo nkuru nawe ukomeze uyamamaze ku musozi aho Imana yaguhaye kuba ucumbitse. Yesu ni ukuri yarakoze cyane. Imana ishimwe cyane mwene data. Urakoze cyane mwene data. Yego. Imana imushimirwe mwene data. Nawe uduteze amatwi utararuhuka, turakubwira ko Yesu yarakuruhuye, yarakubabariye n'ukuri. Alo Country FM. Halo. Turakumva cyane, muri bande muherereye hehe? Nishimwe Tedimere mu karere ka Nyamasheke. Yego turakumva cyane. Aragiye aragaruka. Nukuri Yesu yarakoze, yabambwe azira ibyaha byawe, yarababaye bihagije azira ibyaha byawe, yarakoze bihagije ari wowe azira, yamennye amaraso azira ibyaha byawe. Alo Country FM. Alo. Ndakumva cyane, muri bande muherereye he? Yego mwitwa bande? Manishimwe Jaberi wakurikiranye ikiganiro gifite intego igira iti ijuru Imana yaritangiye ubuntu muri Yesu ntabwo rikorerwa, Yesu niwe wakoze. Hari icyo wumvishe? Aragiye nawe. Ruhuka uba amahoro. Alo Country FM. Turakumva turabumva, muri bande muherereye he? Ntabwo ndi kubumva, muse nkaho mwongera ijwi. Ntabwo ndi kubumva. Mwitwa bande muherereye he? Alo. Ndakumva cyane. Urakupa wongere. Yesu yagize neza. Ruhuka ubutayu, ruhuka amasengesho y'urudaca ngo uri gukorera ijuru. Emera Yesu wakoze, emera igikorwa cyakozwe na Yesu kirahagije. Yazize ibyaha byawe, yarababajwe, yarakubiswe, ari wowe wazira. Alo Country FM. Ndakumva cyane, muri bande muherereye he? Muraho neza.
Mazina nitwa David Nsengiyumva. Yego David Nsengiyumva. Ndi hano i Rusizi. Yego. Njyewe ntabwo ikiganiro twatangiranye. Yego. Mfunguye radio nayifunguye mugezemo hagati. Yego, hari icyo wumvishije? Ariko cyari kiri kugira giti ijuru nyine Imana yaritangiye ubuntu. Ngiye kubabwiraho. Gusa nyine hari ijambo ryamfashije. Yego. Ijambo rivuga ngo tugerageza gukora neza. Yego. Ariko ibi bikadusanga imbere. Yego. Mu by'ukuri nanjye mbere narakijijwe. Warakijijwe, ubu uri umukiranutsi? Ndi umukiranutsi pe. Amena. Ariko gukizwa kwanjye navuga ko byabaye mu buryo bugiye butandukanye. Buretse gatoya, uri umukiranutsi ubikesha iki? Ni imirimo yawe? Uri umukiranutsi ubikesha imirimo yawe? Ntabwo ndi kubumva neza. Ndi kubabwira ngo mwabaye abakiranutsi binyuze mu zihe nzira? Binyuze ndi kumva mbaretse gucika. Ndi kukumva ariko nge? Yego. Nari mvuze ngo mwabaye abakiranutsi binyuze mu zihe nzira? Kunyura mu nzira njye nanyuze no mu idini, ndi umwadeperi. Narabatijwe mu mazi menshi pe. Ariko igihe cyarageze ndongera ndagwa. N'ubundi indi minsi yashize birongera biranga, mbona n'ubundi ibyo nagiye matari byo, mbona sibyo nyine, nibwo natangiye kwisubiraho no kwisuzuma. Mbona ko ibintu nari ndimo atari byo, nibwo nagarutse mu itorero. Ariko nshuti yanjye, n'ubundi kubatizwa mu mazi menshi no kuba mu idini rya deperi ndetse n'andi, ibyo ntabwo ari byo bivuze gukizwa. Nta nubwo ibyo ari byo no kuba warahindukiye nyine ukareka ibyo wakoraga ukaba utakiri kubikora, ibyo ntabwo ari byo byaguhindura umukiranutsi nubwo ari byiza. Ahubwo ikigira umuntu umukiranutsi ni kwemera ko Yesu yaje mu isi akishyiraho ibyaha byawe byose akanabizira. Noneho nawe ukabarwaho gukiranuka kwa Yesu, wabyizera mu mutima wawe ukaba ubaye umukiranutsi. Ukamenya ko mu maraso ya Yesu Kristo wakuweho urubanza rw'ibyaha. Ukamenya ko mu maraso ya Kristo Yesu wababariwe ibyaha byawe. Kwizera ibyo nibwo ubaye umukiranutsi. Ntabwo kuba umukiranutsi ubikesha kubatizwa, nubikesha kuba muri adeperi no kuba warahinduye ingeso. Ibyo ntibyakugira umukiranutsi ngo biguhe ijuru. Icyakoze byaguhesha kubaho neza hano ku isi. Ariko igihesha umuntu ijuru ni ukwizera ibyo Yesu yakoze. Kwizera ko yabazweho ibyaha byawe akabihanirwa kandi rimwe, bikaba birahagije iteka ryose. Wakwizera ibyo ukaba ubaye umukiranutsi imbere y'Imana. Urakoze, yagiye. Kuba umukiranutsi, hari undi nawe waje. Country FM radio. Turabumva cyane, muri bande muherereye? Muri Rusizi. Yego, wavuye imbere ya radio? Uti uravuga ngo iki? Mukomeze mudusengere nyine. Wari wumvishije ikiganiro se? Nasanze cyatangiye. Ikiganiro kiravuga ko ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu, ko ibyaha byawe byose n'ingano yabyo ari byo Yesu yishyizeho. Aragiye, azakomeza gukurikirana ikiganiro, aje aribwo twenda gusoza. Ntabwo turi kubwira abantu ko kujya mu idini runaka, guhindura ingeso runaka ari byo byahereza umuntu kujya mu ijuru. Ni byiza ibyo, ariko turababwira kumenya umurimo Yesu yakoze.
umurimo Yesu yakoze nuko yazize ibyaha byawe. Wowe utwumva hashize imyaka ibihumbi Yesu azize ibyaha byawe. Yesu urupfu yapfuye rw'ibyaha yarupfuye rimwe risa kugira ngo we niwizere ibyo biguheshe ubugingo uhoraho. Ubarweho gukiranuka kwa Yesu nkuko na Yesu yahindutse icyaha ku bwawe. Turagira ngo rero n'iminota nayo ndabona iri kugenda, ariko nanone wowe twaguhereza amahirwe. Ndabona hari waje Country FM. Alo. Yego ndabumva, muri bande muherereye he? Mwiriwe. Kwizera turabumva cyane, ikiganiro mwagiteza amatwi se? Bagiteza amatwi kandi turagikunda cyane hano mu Muryango. Yo nawe se uri umukiranutsi ubikesha kwizera igikorwa Yesu yakoze? Nawe wamenye inkuru nziza Yesu y'ibyo yakoze? Ndabizi. Urabizi, uri umukiranutsi? Umukiranutsi. Ubikesha iki se? Ubikesha kwa Yesu yarabona tangira kabasamwa. Bakamubamba. Azira ibyaha byacu. Ariko azira ibyaha byacu. Amen. Nawe turagukunda cyane Kwizera. Nawe iyo nkuru nziza ujye ukomeza uyibwire ab'inkungu, kandi ujye ukomeza nyine unakurikirane Country FM. Naba bateza amatwi Country FM hari igihe umuntu ahamagara. Yego. Atabashe gukwita ikiganiro ugasanga atangiye avuga ibindi kamenya. Yego. Noneho mube nk'abantu bahamagara kuri Country FM ku kiganiro cya buri wa kane bazabanza batega amatwi bumve ikiganiro nibyo icyo gitekerezo ni cyiza cyane mwene data. Yego turacyabakurikiye mu murenge wa Nkungu kabisa. Natwe turabakunda cyane. Turacyabakurikiye. Yego. Imana igushimirwe cyane muvandimwe. Ijuru rero hari nunduje nawe Country FM. Alo. Yego turabumva, muri bande muherereye he? Niranze Thierry ndi kwipero. Niranze Thierry uri kwipero, wakurikiranye ikiganiro? Ikiganiro cyavuga ko dukwiriye ari ukwizera Yesu, ko kwizera Yesu umurimo yakoze ku musaraba azira ibyaha byacu. Yego. Ari byo biguhesha ubugingo buhoraho. Wagikurikiye? Ntagikurikiye. Tubwire icyo wakuyemo. Icyo nakuyemo kuba Yesu yadukoreye ibitangaza nyine tugakizwa tugacungurwa kubwe. Amen. Ubwo kubera ko wacunguwe ku bwa Yesu urumva noneho kuri ubu uri umukiranutsi, urumva wabonye ijuru? Ndaryize ndarifite. Urarifite? Urumva nta cyari kwaka? Nta cyari inyamburo na kimwe. Imana ihimbazwe cyane. Urakomeza, uzakomeza kandi ukomeze gukurikirana Country FM. Murakoze namwe turabakunda cyane. Sawa. Imana imushimirwa, aragira ati nanjye nizeye ndashidikanya igikorwa Yesu yankoreye ko yazize ibyaha byanjye, nanjye mfite ijuru kandi nta cyari inyaka kubwo kwizera icyo gikorwa cyakozwe na Yesu. Nawe rero izere kuko nicyo data ashaka. Wiguma mu mwijima, wiguma urorongotana, nukuri ruhuka b'amahoro mu mutima wawe, umenye ko icyatumye Imana itanga Yesu kwari kugira ngo utazarimbuka. Yaragukunze, itanga Yesu, aragukorera, akora ibyiza byose ari wowe wabikorera, yubahiriza amategeko yakunaniye ari wowe wabikorera, kugira ngo bikubarweho azira ibyaha byawe, kugira ngo nawe nubyizera utazarimbuka. Ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, kandi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu. Yesu yazize ibyaha byawe,
Imana ishimwe cyane. Ahari wenda muri uyu mwanya turabashimiye cyane ko mwari muteze amatwi ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Turi kubabwira uburyo na Yesu ubwe yavuze ko umurimo w'Imana ari umwe, ari ukwizera uwo Imana yatumye ari we Yesu Kristo. Kwizera icyo gikorwa Yesu yakoze ntabwo ari ukwizera ibidahari, ni ukwizera ibyo bintu kuko Yesu yakoze ibifatika kandi bigaragara ari wowe abikorera. Byizere rero mu mutima wawe udashidikanya, nawe mu by'ukuri biguheshe kujya mu bwami bw'Imana. Nicyo Data ashaka, uruhuke umenye ko wababariwe ibyaha byawe ubikesha amaraso ya Kristo Yesu. Waba uri mu isoko wizere ko ufite ijuru, waba uri mu murima wizere ko ufite ijuru, waba uryamye ujye uriryamana, ujye ubyuka uribyukanye. Igihe uzavira mu isi ubuzi neza ko uba ugiye mu ijuru ubikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu. Turabashimiye rero abari baje nyuma. Iki ni ikiganiro n'ubundi kinyura no kuri YouTube. Ugiye kuri telefone yawe ukandikaho ngo Ijuru Ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana batandukanye bavuga umurimo Yesu yakoze azira ibyaha byacu. Kandi wakwandikira ni nimero kuri WhatsApp ya 07844257. Iyo nimero uyandikiye nabwo yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp. Turabakunda cyane. Imana ikomeze gusingizwa ku bwanyu mwe mwadutegaga amatwi. Naho kuwa kane saa 2 Imana ikomeze kubana namwe muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen.